Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kimeza TV. Ni umwanya w'inyungurabwenge zitandukanye twiyungura ubumenyi. Menya byinshi ku ndwara ya burnout iterwa n'umunaniro mwinshi uturuka kuri stress yo mu kazi. Abantu benshi batekereza ko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bituruka ku kuba umuntu hari ibintu bibi byamubayeho mu buzima birimo kubura abantu akunda. Hari n'abavuga ko kubura akazi nabyo bishobora kugutera ibibazo nk'ibi, gusa hari ibintu byinshi byagutera ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe birimo n'akazi ukora ka buri munsi. Ibi babyita burnout. Burnout ni igihe umuntu agira ibibazo byo mu mutwe bitewe no kugira umunaniro mwinshi aba amaranye igihe kirekire, ahanini uturuka kuri stress avana mu kazi. Hari abantu batekereza ko kunanirwa mu kazi biterwa no gukora akazi kenshi gusa, ariko siko biri kuko hari n'ibindi byinshi bitera umunaniro. Ibyo birimo kuba wakora ibintu birenze ubushobozi bwawe. Hari igihe umukoresha aguha ibintu byinshi ngo ubikore, ukemera ko uzi kubikora kandi ntabyo uzi. Niyo byaba bike nta kabuza bigutera stress. Gukora akazi gake nabyo biri mu bishobora kugutera stress, ikaba yavamo umunaniro ukabije. Burnout ishobora gutera indwara zitandukanye zirimo umuvuduko ukabije w'amaraso, agahinda gakabije cyangwa se depression, kandi ishobora no kuganisha ku kwiyahura. Si ibyo gusa kandi ishobora no gutuma indwara wagira iyo ari yo yose iremera. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC muri 2024 ku bigo bifite abakozi barenga 100 bwagaragaje ko 30% by'ababajijwe berekanye ko bafashe ikiruhuko kubera ibibazo byo mu mutwe, mu gihe 63% basibye akazi ariko batinya kubwira abakoresha babo ko basibijwe n'impamvu z'ibibazo byo mu mutwe. Imibare igaragaza ko 24% by'abakozi babajijwe basubije ko bashatse kwiyahura kubera ibibazo byo mu mutwe. Ikigero cyabo kigera kuri 32%. Harebwe ku bigo bikoresha abakozi barenga 100. Ibi kandi byagarutsweho na OMS, aho yagaragaje ko buri mwaka hatakara iminsi y'akazi miliyari 12 bitewe n'ibibazo byo mu mutwe birimo agahinda gakabije, bigateza igihombo nibura kibarirwa kuri miliyoni 1,000 z'amadolari. Abakoresha bashobora kugira uruhare mu guteza burnout ku bakozi, aho usanga nta mwanya batanga wo kuruhuka, bahoza igitutu ku bakozi babakoresha akazi kakora abantu 3. Hari kandi no kubakoresha amasaha y'umurengera. Abaganga batanga inama ku bakoresha ko bakwiye gufata umukozi neza mu rwego rwo kumurinda burnout. Mu gihe akoze amakosa akamuvugisha neza, yabona umusaruro ari muke akamwegera akamuganiza, kuko umuntu yitaweho akora neza ndetse agatanga umusaruro ufatika. Nibigarukaho kandi na RBC, aho isaba abakoresha kwita ku buzima bw'abakozi babo aho kwita ku musaruro kurusha ubuzima bw'abawutanga. Reka twiyungura ubumenyi tuganira ku yindi nyungurabwenge. Ni ryari umenya ko ukwiriye guhagarika akazi wari usanzwe ukora? Umwanzuro wo guhagarika inshingano runaka wigeze kukuzamo, hari habaye iki? Wabishobojwe n'iki? Ese nukumvira umutimanama wawe? Ntuvunike unsubiza, kuko hari ibimenyetso byinshi bikwereka ko igihe gikwiye kigeze ngo usezere ku nshingano wakoraga. Nuganira n'abatagira akazi bazakubwira ko bigoye kubaho ubuzima butagira akazi, ariko nunaganira n'abagafite bazakubwira ibibazo by'ingutu bahanganye nabyo bibatera kumva bagasezera. Burya koko kami ka muntu ni umutima we, kandi ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Gusezera akazi bishobora gushingira ku bimenyetso bitandukanye. Zimwe mu mpamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu asezera akazi. Impamvu ya mbere ni igihe gutanga umusaruro bitakigushishikaje. Nk'uko bisanzwe, intego rukumbi ihurirwaho n'abakozi bose ni ugutanga umusaruro. Nyamara igihe watakaje iyo nshingano ukumva nawe wishyigikiye, menya ko gusezera akazi bitakikubereye umutwaro. Nta kabuza bitera ikimwaro kudatanga umusaruro imbere y'umukoresha, ariko niba nta ngamba zifatwa mu gukosora umuco wo kwirara mu kazi, ukeneye kukavamo. Impamvu ya kabiri ni igihe wageze ku ntego yawe. Buri wese agira intego zihariye mu buzima ndetse n'impamvu z'amahitamo y'akazi. Igihe gishobora kugera umusaruro usabwa ukaba warabonetse, ukerekeza mu bindi.
Si ibyo gusa, ahubwo ushobora gusanga umusaruro utanga udahabwa agaciro, ugahitamo kuwutanga mu bindi bizakugirira akamaro, icyo kikaba ikimenyetso cyo gusezera akazi. Niba waragiye mu kazi wifuza kugakora imyaka 2, nyuma yaho ukajya mu yindi mirimo igukuza birushijeho, urugero nko kwikorera cyangwa se n'ibindi, igihe wageze ku ntego nabyo bishobora kugutera gusezera akazi. Impamvu ya gatatu ni uguhorana umunaniro n'ibyishimo bike mu kazi. Niba warigeze gukora akazi wishimye ukakabamo intangarugero, nyuma ukageraho wumva umunaniro ukabije, ukumva ufite ubunebwe bwinshi mu mikorere ku buryo no kujya mu kazi byakugora, menya ko wamaze kurambirwa ukeneye kugasezera. Na Bibiliya iravuga ngo umurimo werekejeho amaboko jya uwukorana umwete. Niyo mpamvu wakunaniye bigaragara ko ukeneye kuwusezera, aho kuwirukaho ugakurikirana ibyo wiyumvamo. Igihe watangiye kwiyumvisha ko ushaka kureka akazi cyangwa guhindura, biragora gutanga umusaruro, ibyiza aba ari ukugahagarika. Impamvu ya 4 ni ugutakaza ubunyamwuga. Hari igihe umuntu agera mu kazi akibombarika, akihombeka, yamara kumenyera agatangira gukora amakosa nkana. Akabeshya abantu agamije indonke, agakora amabara menshi atandukanye, ariko igihe umuntu yatakaje amahame y'akazi ntabwo aba ari byiza kugatindamo, kuko byangiza ibikorwa byinshi ari ibyaho akorera ndetse nawe ku giti cye. Impamvu ya 5 ari nayo tugiye gusorezaho ni igihe abo mukorana bakubereye babi. Birababaza bikanagorana kwirirwana n'abantu mudahuje ndetse mukorana mu rwango. Hari ibigo runaka bigira abakozi babi barangwa n'ivanguraruhu, ivanguraduce, ihohotera rishingiye ku gitsina n'ubundi bwoko bw'ihohoterwa ritandukanye. Niba wiyumvamo ko wabangamiwe n'iyo mikorere yangiza n'ubuzima bwawe harimo n'ubuzima bwo mu mutwe, icyo gihe ni igihe cyiza cyo gusezera ku kazi, ugakorera ahandi hantu hazima hagufasha kunezererwa. Ni n'aha dusoreje inyungurabumenyi zacu. Mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'ibindi biganiro byose kuri Kimeza TV. Mugire amahoro.